Haleluya. Ndashima Imana kuko Imana yatugiriye neza. Turashima Imana kuko yaturinze. Turashima Imana kuko turi amahoro. Hari abo bakeye, hari n'abo bwije. Abo bose turashima Imana kuko Imana ikomeje kutugirira neza. Muri aka kanya rero dukomeje kuba imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo guhimbaza Imana mu bibazo. Guhimbaza Imana mu ntambara, guhimbaza Imana mu bukene, guhimbaza Imana mu burwayi, guhimbaza Imana mu kibazo waba ufite icyo ari cyo cyose njyewe ntazi ariko wowe urakizi. Guhimbaza Imana nubwo bimeze bityo, uko nyine bimeze tugahimbaza Imana. Reka twifashishe ijambo riri mu Zakozwe n'Intumwa 16 no ku murongo wa 25. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatizo z'inzugi ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yabo iradohoka. Pawulo na Sila bari bafite impamvu nyinshi zo gusenga, bari bafite impamvu yo gusenga nk'iyo nawe ufite kuri none, nk'iyo naje mfite kuri none. Dufite impamvu nyinshi zo kuririra Imana, dufite impamvu nyinshi zo gutakambira Imana, dufite impamvu nyinshi zotuma dupfukamira Imana tukayisenga, tukayinginga, tukayibwira. Pawulo na Sila barasenze, iminyururu iradohoka. Barasenze, ahasigaye bizera Imana, iminyururu iradohoka. Ndetse dukomeje hepfo hajya havuga ngo umurinzi wabo cyangwa umuzamu wabo yari agiye kwiyahura, umurinzi wa gereza, kubera ko yumvaga ko imbohe zamucitse, zatorotse, zagiye. Ariko ngo baramubwira ngo tugire ubwoba, turi hano, turahari, ntabwo twagiye. Mwene data ureke nkubwire, gusenga ni umuti, gusenga ni urukingo, gusenga bijya bishobora abantu bakeya ariko kandi bigira imbaraga. Gusenga birakiza, gusenga birabohora, gusenga bikuraho ibihome, gusenga biraruhura, gusenga ni umuti w'ikibazo, gusenga ni umuti w'indwara zananiye abadogiteri. Gusenga ni ikintu gikomeye cyane. Intwaro umuntu yarwanisha, utarwanisha mu banzi ngo uyinesheshe, ni ugusenga konyine. Ni intwaro ikomeye utorwana n'umuntu mu bigaragara, ariko gusenya ibihome. Hezekiya yarapfukamye asenga Imana, yerekera ivure, aririra Imana, aravuga ngo Mana yanjye, arasenga. Rero mwene data, Hezekiya yari afite impamvu irimo gutuma asenga. Pawulo na Sila bari bafite impamvu zo gutuma basenga. Nawe kuri uyu munsi ufite impamvu zo gutuma usenga. Nawe kuri uyu munsi hari icyo wabwira Imana, hari icyo watakambira Imana. Wayereka ikibazo ufite, wayereka zino ntambara urimo gucamo, wayereka mwene so uzi utajya usenga, utarakizwa. Wayereka biriya byose ureba imbere yawe, wayereka bino byose urimo gutekereza. Tukirimo kuvuga gutya, hari ibyo urimo gutekereza byakunaniye, hari ibyo urimo gutekereza byakugoye. Icyo gitanda uryamyeho, hari ibyiringiro kuko wokivaho, hari ibyiringiro kuko wokibyukaho, ukongera ugatambira Imana, ugashima Imana ibyo yagukoreye. Mu by'ukuri bene data, iyo twibutse uriya muntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, yarabuze gusa umuntu wo kumujugunya mu kidendezi. Abandi bakabona abantu babo bakaza bakabajugunyamo, bamara bagakira, bakaza bakabajugunyamo, bwaca nabo bakavuga ngo reka noneho ndegereze, bukira kandi abandi bakabajugunyamo bagakira. Ariko iwe isaha yiwe yari itaragera, isaha yo
yo gukira kwiwe yari itaragera. Tegereza isaha yawe mwene data, wirambirwa, wicika intege n'ibyo urimo kubona, wicibwa intege n'intambara urimo gucamo. Tegereza isaha yawe, isaha yawe nigera uzabona ukujugunya mu kidendezi. Ahari wowe uvuga ngo uyu munsi ntibwira, ukabona burije, ukwezi kugashira, ukundi kukaza, umwaka ugashira. Isaha yawe nigera uzasubizwa. Mwene data, komera usenge. Iyo dusomye hano muri Yesaya 41 no ku murongo wa 10, haza havuga ngo tutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya gukomeza, ni koko nzajya gutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana irimo irakubwira ngo ntutinye kuko muri kumwe nayo, ntutinye kuko uri kumwe n'Imana y'Isiraheli. Abisiraheli bararimbukiye mu butayu, barimbutse kubera ko bitotombeye Imana. Ugeze mu gihe cya nyuma mwene data, ugeze ku ntambwe wumva urushi, ugeze ku ntambwe wumva uvuga ngo none Imana yaranyibagiwe. Tegereza isaha yawe mwene data. Nuko ikibazo nuko tutaza tumenya ko tugomba gusenga kandi tukizera, tugategereza isaha yacu. Isaha yawe nigera, ikibazo cyawe kizakemuka. Mwene data, reka nkwinginge, utegereze isaha y'Imana nigera, uzasubizwa. Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza. Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza. Tegereza isaha yawe, senga kandi wizere. Hano mu Ngoma za 2 6 no kuri 40 haravuga ngo nuko Mana yanjye ndakwinginze, amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve, isengesho ryose rizasengerwa aha. Ndakwinginze mwene data kugira ngo winginge Imana kugira ngo ikugirire neza. Isengesho ryose uzasenga Imana izarye ryumva. Ntukajya usengana kwitotomba, ntukajya usengana, ujye usenga hanyuma usengane kwizera, ntukajya usenga udafite kwizera. Mwene data, reka nkwinginge kugira ngo Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza. Imana yagiriye neza Hana ikamuha umwana, yarategereje imyaka myinshi, yarategereje, yarataramye igihe kirekire, arategereza, arasenga, yinginga Imana, yagiye mu butayu, yatakambiye Imana, ariko arategereza. Imana yo mu ijuru igushiremo kwihangana, utegereze igihe cyawe, we kurambirwa n'igihe, we gutinya kuko Uwiteka Imana yiteguye kukugirira neza. Imana yiteguye kugutabara. Hana yakikiye umwana w'umuhungu kuko yategereje isezerano rye. Wirambirwa mu masezerano mwene data, wicika intege mu masezerano, wicika intege. Umuririmbyi yaravuze ngo reka gucika intege, reka no kwiheba, ngo no kurambirwa n'iminsi, ngo kuko ngo iyo bavuze ngo ntibigishobotse, ico ngo nico gihe Imana igivuga. Iyo bavuze ngo ntibigikunze, ntibigishobotse, ico nico gihe Imana igivugana natwe. Mwene data, wicika intege mwene data, komera, ihangane, ukomere, utegereze isaha y'Imana. Kwizera, umuririmbyi yaravuze ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, ngo ceraho imbuto ibitangaza, ngo kijya gifumbirwa n'ibigeragezo. Mwene data, kwizera ni ikintu gikomeye. Iyo wizeye Imana nayo ijya iguheza ibyo umutima wawe wifuza. Iyo wizeye Imana, Imana ijya iguheza ibyo umutima wawe ushaka. Ndakwinginze mwene data ngo ukomere, wihangane. Imana yo mu ijuru izokugirira neza. Imana yo mu ijuru izogutabara. Imana yo mu ijuru izoguha ibyo umutima wawe uyisaba. Mwene data, ndakwinginze ngo ukomere kandi ntucike intege. Tukaze uca mu bikomeye ngo ubone ko Imana yakwibagiwe, ngo ubone ko Imana yakuretse. Ntabwo yakuretse, nta nubwo yakwibagiwe, nubwo bimeze gutyo. Ahangaha muri Yesaya 47 no ku murongo wa 7 haravuga ngo biremwe nonaha si ibya kera, kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva
kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Amen. Ndakwingize kugira ngo mwene data wumve ko Imana irimo ikubwira. Imana irimo irakubwira ngo biremwe nonaha. Ibya kera biba bishize, ibya kera ubyibagirwe, ibyo waciyemo, intambara waciyemo, inzitane waciyemo, ubupfubyi urimo, uburwayi urimo, ubukene urimo, ubupfakazi urimo, ikintu icyo ari cyo cyose mwene data waba urimo gucamo, iyo ntambara ufite kuri uyu munsi, Imana irakubwiye ngo biremwe nonaha, biraremwe, birongeye biraremwe, bihindutse bisha. Imana yiteguye kukugirira neza, Imana igiye kukugirira neza. Wicika intege no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa, wicika intege kandi ugeze ku isezerano. Mwene data, Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza kandi Imana yiteguye kugutabara. Ngaho Imana yo mu ijuru igukomeze, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru iguhe kwizera no kwihangana, Imana iguhe gusingira icyo yagufatiye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagura no kubagirira neza no kubaha kwihangana no kwizera. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen.